bari barufunze nk'abafunze gereza. Ubwo n'uwari uri mu rusengero imbere ntago yari yemerewe gusohoka ngo ajye hanze. Ubwo iyo wasohokaga bahita bagukingirana ntiwongeraga kwinjira. Tugeze aha ngaha bakoze ikintu cyo gukinga. Bakinga portaye yabo. Bakazana urufunguzo bagakingura bakinjiza uwo bashaka. Uwo bashaka bakavuga ngo uyu ni uwacu. Ngo uyu ni umwe mu bacu. Utari uwabo rero ntitumuzi. Umwe mu bacu. Iryo jambo ryo uri umukristo, uri umuntu wamenye Imana cyangwa wakoreye Imana, umwe mu bacu. Abatari ababo nabaye. No yanicishije madamu wanjye urugi rwa porotaye. Baduhejeje inyuma n'abari mu rusengero bacu babasoye benda kubakubita. Abayirobanura bavuga bati we turakuzi, wewe uri wo mu bacuzi, bakirukana bagasunika. Duhamagarira ahubwo genda nishinganisha kuko hano havuye umuntu baguririye wendaga kunyica. Aravuze ngo ngo karango ngo tuzagasunika ngo kicwe na ruhurura. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV muri bice bitandukanye, abari mu Rwanda, hanze y'u Rwanda cyangwa se mu bice bigiye bitandukanye. Mukomeze kugubwa neza cyane. Nitwa Samu Gakire, ndi kumwe na Jerry, turi muri rwa rugendo rwacu rwa buri munsi, aho nkubwira ngo rurakomeje. Mu mujyi wa Kigali, aha ni mu Cyahafi, niho duherereye kuri ADPR, aho tugiye kureba abakristo bamwe na bamwe bazumutse baje gusenga bahezwa inyuma, cyangwa se ahabaho kurobanura ababasha kwinjira mu rusengero kubera amakimbirane cyangwa se kutumvikana kuri muri iri torero rya hano Cyahafi muri ADPR. Uyu munsi rero turahaje kugira ngo tumenye uburyo bimeze. Murabona ko ariho turi ku marembo, ngira ngo cameraman no kubereka ko bamwe bari hano bacicaye hano hasi, niho tugiye kujya kugira ngo dukurikirane byinshi cyane, ntuze gucikwa. Turi Urugendo Online TV kandi turahakubere kugira ngo ibintu byose bigende fresh. Turi hano kuri ADPR Cyahafi, aho turi tugiye kuganira n'abantu bahazindukiye baje gusenga, bamwe na bamwe bagasohorwa mu rusengero. Muri aho neza? Muri aho. Amakuru yawe ni meza. Uyu munsi uba muri groupe y'abacuzi, mwaje gusenga. Duha ishusho y'ukuntu byagenze, ko twumvishe ko hano habaye nk'ihangana ry'abakristo ndetse n'ubuyobozi bw'itorero rya ADPR hano. Twebwe twaje gusenga, ntago twaje guhangana. Twebwe turi groupe abacuzi. Groupe abacuzi rero twasengeraga mu Cyahafi. Covid iraduhagarika. Imaze kuduhagarika, itorero urabizi Covid imaze kuvamo, hari ibyasabwe inkingo, ibintu byose bigomba gutunganywa kugira ngo abakristo basubire mu rusengero. Ibyo byose twarabitunganije. Tumaze kubitunganya, dusaba kugaruka gusenga mu Cyahafi nkuko twahasengeraga mbere ya Covid. Abayobozi baho banga kutwumva, ntibaduha igisubizo cy'uko badukwemereye ko dusenga cyangwa badukuyemo kudasenga. Turangiye rero tujya twebwe nk'abakristo turi kusanya, tujya gukodesha nka groupe, tujya gukodesha aho dusengera. Tumaze kugera aho dusengera, twagiye mu itorero bita muri Seira, ryari itorero ry'icaci, baduha umwanya wo gusengeramo. Tumaze kuwugeramo uwo mwanya, tubona twebwe ntibitubereye nka ADPR. Nk'abantu basenze muri ADPR, dusanga ibyo bintu ntibikunda. Birangiye twavuyeyo, turongera twanditse inzandiko zisaba kugira ngo tugaruke mu itorero. Ntibigera bagira icyo batubwira. Turongera igihe kiragera, ishyaka ry'umurimo riraza, turongera dukodesha mu kandi gasare kandi gacaci tutazi, ntago nzi ngo kitwa ngo iki. Turangije dusengeramo, kandi ako gacaci ni ikigo cy'amashuri. Birangiye twebwe nk'abantu basengeye mu Cyahafi, nk'abakirisitu ba Cyahafi, turavuga tutari ku bundi twirirwa tugenda dukodesha ntidufite iwacu. Tuhera ko rero dufata gahunda yo kuza gusenga Cyahafi. Twaje twabimenyesheje ubuyobozi. Uyu munsi kuri uyu wa gatatu tubimenyesha ubuyobozi buyoboye itorero.
turangije uyu munsi twazindutse saa 10 z'igitondo tuje muri niba ture nk'uko bisanzwe nk'uko n'ubundi twabikoraga tugeze ahangaha bakoze ikintu cyo gukinga bakinga portaye yabo bakagira bakazana urufunguzo bagakingura bakinjiza uwo bashaka bakavuga ngo uyu ni uwacu abandi twebwe bakadusubiza inyuma nta watonganye nta warwanye twese twatuje turatuze niba turi hari bamwe bemerewe kwinjira abandi n'abacu bari binjiyemo ariko urugi bari barufunze nk'abafunze gereza ubwo n'uwari uri mu rusengero imbere ntago yari yemerewe gusohoka ngo ajye hanze ubwo iyo wasohokaga bahita bagukingirana ntiwongeraga kwinjira ubwo rero twagumye ahangaha tuguma dutegereje mwarimu w'itorera asohotse turamubaza araza aje hari abantu bari bafite imodoka zabo barimo basaba ngo babakingurire noneho mwarimu ngo yari yatanze itegeko ko nta muntu ukingura abo bantu harimo abari bari ahangaha batangira kubavuga ngo nibatubwire ngo nibakingura ntitwinjira twe turabwa ntabwo turi bwinjire kuko ntabwo twaje guhangana niba ubuyobozi bw'itorero butadushaka nibabaha imodoka zanyu mujye mu kazi kanyu uko rero niko byagenze mwarimu w'itorero icyo yaje aravuga yaje abwira Karosi ngo we ngo wandikiye ADPR ko ngo uyifuyemo uyisohotse Karosi ntago ari abakristo turi abakristo barenga 100 aba groupe barenga 100 ntabwo Karosi kuba ari umuyobozi ari perezida wa groupe ntago ari we mutwe w'abakristo ntago ari we waduhamagaye Karosi niyo yaba yarasezeye itorero ntago ari twe twasezeye ntago dukwiriye gucibwa mu nzu y'Imana rero ntibaduciye ngo batwereke yuko baduciye baduha ibyangombwa byerekana cyangwa batangariza abakristo ko aba bantu babaciye mu itorero ryabo ntabwo twaje tuje guhangana ntitwaje kurwana ntitwaje gutongana ahubwo twaje kwa data wa twese kugira ngo dusenge Imana nkuko n'ubundi twasengaga rero twebwe umuntu biri inyuma ni umushumba w'iri torero rya Cyahafi ADPR ahubwo ni umushumba wa Cyahafi niwe dufiteho ikibazo kuko niwe nyiri torero kandi na mwarimu wiwe n'abandi bayobozi bayoborana nibo bazi ipfundo ry'ibyatumye baduhagarika ariko ibyo bintu nta nubwo twe tubizi bo nibaze babitugaragarize batwereke ibyaha byacu n'igihe baduciriye niba twaraciwe tubimenye kuko turacyafite ibyangombwa byacu hano turirigaburo hano ku cyumweru ntibaradusohora ku cy'uyu munsi batakwemera ko ari umunsi wa gatatu wacu batakwemera ko dusenga ni ukubera iki bari mu bantu bazindutse bari bahagaze hano inyuma bari mu bantu ba mbere bazindutse bari bahagaze hano kuko hari abacu babanje kuza mwazanye utaba muri groupe yanyu baramwinjiza mwe murasigara umwe se groupe yabo y'icyumba nako ya Burakeye yo muri groupe korari yo muri Burakeye nyine abantu baho bahamagaraga amazina ngo uyu ni umwe mu bacu utari uwabo rero ntitumuzi umwe mu bacu iryo jambo ryo uri umukristo uri umuntu wamenye Imana cyangwa wakoreye Imana umwe mu bacu abatari ababo nabaye icyo nicyo dushaka kumenya cyangwa dushaka kugira ngo batwereke aho icyo dushaka nuko dusenga nta kindi dukeneye amaturo n'ibyacumi twarabibahaye n'amakayi turayafite batwereke niba hari icyaha twakoze cyangwa twakosheje ibyangombwa byose by'itorero twarabyuzuzaga mbere ya covid twubatse amapave twubatse purafo twateye akanyatsi inyuma y'urusengero iyo ni groupe abacuzi yabikoze twaguriye mitiweri abantu ibyo byose ni ibikorwa twakoraga mu itorero twaguze intebe muri uru rusengero nta kintu tutakoze nta n'amaturo yabo twigeze dutahana ubwo rero icyo baturega n'icyo baduhora nibo bakizi twebwe ntago tukizi turifuza ko rero inzego zibishinzwe zaturenganura gusa abantu bazasubira mu busambanyi abandi bazasubira mu businzi none se niba ijambo ry'Imana rivuga ngo nimushakishe intama muzitoragura aho ziri none bo bakaba barimo baduta ahubwo urumva batuganisha he Imana nebyiri se Imana dusenga simwe ubwo nibyo turacyari mu Cyahafi kuri ADPR hari groupe y'abacuzi yangiwe kwinjirwa kugira ngo isengane n'abandi uyu ni umuyobozi wa groupe y'abacuzi bamwita Karosi musange mumuzi musange mumenyereye hano hantu muzi ko twagiye tuza no kuhafata n'ibiganiro bitandukanye bateranye Karo Yesu ashimwe Isa imbazwe
yego hano ndabona abakristo ntabwo mvuga ngo abakristo bawe, ndabona abantu bo muri groupe yawe ndetse n'abandi bantu musengana bose bahejejwe hanze. Byagenze ute wenda kugira ngo uhere ku muzi usobanura ikibazo cyabiteye gituma abamwe binjira mwebwe bakabangira ko mwinjira? Okay, no kuvuga ngo hahimye undi mwami utatuzi, kuko nkeka uyu munsi twebwe groupe abacuzi dufite inzandiko bivuga ko duhitamo hano kuri ADPR cya hafi, icyo gihe yari ikiri paruwasi. Ubwo rero kuko ariho twari duhuriye bari badukuye Kimisagara, barangije nyine batuzanamo hano. Bivuga ngo rero uyu munsi covid yaje, urabizi ko mwajyaga muhakora inkuru ku Rugendo TV, huzuye hano runo rusengero n'inyuma huzuye. Ubwo rero nyuma ya covid ntabwo hongeye kuboneka umwanya wo kubona, twarabandikiye, twagiye ku mushumba wa paruwasi, arangije tumusaba ko twagaruka badufungurira, arambwira ngo nta kibazo tuzabafungura, ngo n'ubundi mwarakoraga. Haciye iminsi rero aratubwira ati mujye ku muyobozi wa paruwasi ya Muhima cyangwa se umudugudu wa Muhima, nako wa Cyahafi sorry, tuje tubimubwiye aratwangira. Uyu munsi rero birinze bigera aha. Mbere yuko tujya aho ngaho ku muzi w'ukuntu ikibazo cyatangiye, banza usobanurira abantu groupe y'abacuzi yatangiye ite, ikora ite mu magambo make wenda kugira ngo umuntu aze gusobanukirwa abo bantu ni bande, ese bakoraga iki? Kuko ngo groupe abacuzi ni groupe yashyizweho n'Imana, twamagaye 2013 2013 dutangira dusengera ahantu mu rugo, iza kuzamuka tugenda tugwira tuba abantu benshi, biba ngombwa rero ko groupe izamuka tugira abantu bagera mu 100. Igeze mu 100 bashaka kuduporopoza ngo tube umudugudu. Ubwo paruwasi iza kuza baradusura ururembo rw'umujyi wa Kigali, aza rero kudushaka kugira ngo batubaze niba nzashinga itorero, ko namye ari jye muyobozi kuva yatangira. Bambaza rero niba nzashinga itorero cyangwa nzakomeza muri ADPR. Ndabwanira jye nta dini nzashinga, ndi umukristo wa ADPR, naje muri ADPR nshaka kugira ngo nkore umurimo w'Imana. Imana duhamagariye hano mu murimo w'Imana, niho rero tugomba kuguma gukomereza. Arangije arambwira bahita arambwira bati noneho tujye mu rusengero muba ariwo mukorera. Baza proposal ya mbere, bazi ya kabiri, iya gatatu, tujya guhurira ku Muhima kuri ADPR. Hari abashumba benshi, hari uwo bitaga bari benshi sinabarondora, ni benshi, wenda ifoto yo turaza kuyiba, bari benshi. Tugirana amasezerano rero, icyo gihe rero twemera kuza muri ADPR nyine groupe abacuzi yo turabanyamasengesho, warunsobanuje, turabanyamasengesho basenga bakabwiriza ubutumwa bwiza. Ntabwo ari groupe y'umudugudu, ahubwo ni groupe ihuriyemo abantu bose baturuka muri ADPR b'imidugudu maparuwasi atandukanye. Bivuga ngo rero turi timu imwe, ariko ifite icyicaro, yari ifite icyicaro hano, ariko n'ubu niho kikiri, kuko nta nama yigeze iterana ngo itwimure nyuma yaho dusinyiye yuko tuje gukorera umurimo hano. Yego. None rero umaze kumbwira amavu n'amavuko ya groupe n'uburyo mwatangiye umurimo w'Imana, mwari mugeze muza gusengera hano, mwasanze hari groupe yindi y'itorero, mwe mwasengaga kwa kangahe, bo bagasenga kwa kangahe? Twe twasengaga kwa gatatu, bo bagasenga kwa kane, ariko ntacyo byari bidutwaye. Twabonaga intambara ko bagendaga badusebye, nicyo nigeze no kukavugaho. Bagendaga bavuga ngo bari abantu ngo ni abadayimoni, ngo abantu ngo babyina, ngo abantu ngo bagira abantu benshi kuriya, ngo ni abadayimoni babahamagara. Birangije kwa gatatu bo gasenga kwa kane, ariko mwe mukagira abantu benshi. Twagiraga abantu benshi cyane, icyumba cyabo cyo nta bantu benshi cyagiraga. Rero nkeka kuduhagarika ko ari kudusebya kugira ngo tutagaruka hano umurimo w'Imana, kugira ngo bo babone abantu. Intandaro yo kugira ngo wenda babahagarike hano yatangiye, ese byatangiriye kuri abo bantu benshi mwabarushaga cyangwa hari ikindi kintu cyazagamo? Numva twasimburanijwe na abashumba, barasimburanywe. Uyu hari
yaje bamuha raporo y'uko bashaka kutugira umudugudu icyumba ndumva barahawe raporo y'uko bashaka kungira umuyobozi muri ADPR twaranicaranye bitari rimwe ambwira ati umurimo w'Imana ukore buri Imana araguhamagaye uyu hari Rufonse rero bivuga ngo groupe abacuzi yarizwi cyane no mu Rurembo ADPR yose iratuzi rero sinzi nyuma uko byagenze gusa yarampamagambwira ko uwo muyobozi wa hano ambwira ko ngo aba hano b'inama nyobozi ngo aribo batadushaka ngo ariko we nta kibazo dufitanye batabashaka kubera iki basobanurize impamvu nta kindi kibazo bambwiye na n'ubu aka kanya twebwe turi mu kirere gusa bagenda bavuga ko twasohotse ngo tujya gusengera mu madini ngo twashinze idini ariko twebwe na n'ubu ntituzi ngo turahagaze ntituzi ariko ntituhagaze ko twegera ifunguro ryera icyumba cyacu bagihagaritse mu ibanga kuko nk'uko hakozwe inama iza hano mu cyahafi n'ubundi hari gukorwa indi itubwira iti wenda kubera umutekano cyangwa se iki ntimuzongera kwasengera wenda tugasaba ubuyobozi bukaduha ahandi ho gusengera nyuma y'uko bagihagaritse mwashatse ahandi ho gusengera twari twashatse ariko turi muri poropozo twandika ko twaranditse impapuro nyinshi twandikiye hano ku mudugudu wa Cyahafi twandikira paruwasi ya Muhima twandikira Ururembo rw'umujyi wa Kigali impapuro za mbere zo baranazihisha barazirigisa ku izo ma original ariko turayagumana bivuga ngo uyu munsi bari bazi ko nta mpapuro izo twasinye ko tujya kuza hano twagiranye inzandiko amasezerano avuga ko nta wundi muntu uzadukura hano baratubwira bati nta muntu uzabakomakoma kuko je narababwiye nti ko murimo mushaka ko njya ku mudugudu nkanyijyana groupe nituhagera mukadushyiramo mugahita mutwirukana ko ari igihe mwirukana umuyobozi uyoboye icyo cyumba mugahita mushyiramo abanyi muri mugapfa ugahita uzima ubwo nibigenda gutya arangije bati barasinya bashumba bati murahahawe n'umunsi wanyu wo kuwa gatatu nta muntu uzabakoraho uhereye umunsi rero twebwe covid iza twari tumeze gutyo nta kindi kibazo twari tuzi rero nta nicyo tuzi ko nta wigeze adutangariza ngo nta mugo muzongera gusengera kuri parwa cyangwa se hano ku mudugudu bivuga ngo nta karengane tutazi iyo biva navuga ngo nivangura bavuze ko ngo mwashinze idini kuko se mwashinze idini ntabwo twashinze idini ko turaba ADPR twegera ifunguro ryera nta uciye ahandi hantu hose mwashoraga gusenga mugahura nk'abacuzi ku cyumweru n'ubundi twateraniraga mu midugudu yacu dutenderanira ntabwo twateranira ahubwo duteranira mu midugudu yacu itandukanye ya ADPR niho twese tukiza ayo makuru yo bayajyanye hanze yuko twasohotse ariko nitwigeze dusohoka iyo dusohoka bari kuduca bari kudutenga ariko ntibyabayeho kubera ko turaba ADPR kandi twabwirizaga abantu tubohereza kubatirizwa muri ADPR ubona iki kibazo ugifitanye n'umuntu cyangwa se ugifitanye na ADPR wenda n'umushumba runaka cyangwa se n'itorero riri kubaca ntabwo ari itorero ikibazo tugifitanye n'umushumba cyangwa se umuntu runaka wihishe kuko uyu munsi akarengane kari mu idini rya ADPR no kuvuga ngo umuntu umwe atagushaka akwangisha bose ko aka kanya bimaze kuba twageze hano 10:30 uhereye mwarimu w'umudugudu hari n'uwo yanicishije madamu wanjye urugi rwa porotayi baduhejeje inyuma n'abari mu rusengero bacu babasohoye benda kubakubita ibyo ni mu rusengero badusohoye mu rusengero twe baduhejeje inyuma n'abari harimo abandi nyine bari barimo uwasohokaga agiye nko ku bwiherero bahitaga bamwirukana bakamuheza bavugaga ngo uyu ni uwacu yusu uwacu yego haba yirobanura bavuga bati we turakuzi wewe uri wo mu bacuzi bakirukana bagasunika bivuga ngo bagera n'ubwo batuvuga ngo baradukubita ngo bageze n'ubwo baduhamagarira ahubwo genda nishinganisha kuko hano havuye umuntu baguririye wendaga kunyica aravuze ngo ngo karango ngo tuzagasunika ngo kicwe na ruhurura ubwo bivuga ngo ahubwo ndi hano ndishinganisha bivuga ngo no kudukubita byari bibaye nuko habaye ubuyobozi bwa badaso bakamwirukana ariko agiye n'ubundi abango agiye kwambara ngo azadukubite bivuga ngo rero ibiriho byo hano byo kubasubiza inyuma nuhe muyobozi wari uhari mu mukuru hano wenda mu buryo bw'itorero
umuyobozi wari uhari ni mwarimu ariko mushumba yamye ahamagarwa yanze kuza bivuga ngo n'ubu urabona amasaha ageze guhera mu gitondo ubuyobozi bwihishe nta n'umwe uri kuza kubera ko banze kutugaragariza ikitwirukana ntacyo bafite wenda cyo kuvuga sinzi icyo tuzira na n'ubu barabiduhishe nta kintu batubwira kugira ngo basi niyo baza byibuze imyanzuro batubwire bati ntitubashaka mwakoze ikosiri kandi twaje tuje gusenga twarabitangaje twasanze tutagomba kuguma kuzerera nk'abakristo b'itorero turavuga tuti reka tuze dukore umurimo w'Imana rero tuhageze ibyo tutari tuzi ko biba byabaye kuko mvaga muri bwinjire mugasengana n'abandi mvaga ko tusengana n'abandi kuko batari batubwiye ko bitazashoboka ariko tuhasanze intambara itandukanye kuko twebwe jewe mutwe uracyanatekereza niba hariho agakiza cyangwa hariho Imana ebyiri mushobora kuba hariyo bari gusenga namwe hari yanyu musenga kuko hariho Imana twese iyo uri umukozi w'Imana urusengero rwitwa rw'Imana rw'abakristo hari message mfite nandikiye umushumba wa hano yaramwe ngo hano ngo hari gahunda icyumba tuzi ngo nicyo kuwa 4 ndangije mwandikira indi ndamubwira ntiye ku rusengero rw'Imana ari rw'Imana rusengeramo abakristo natwe rero turi abakristo kandi turi abakristo kandi turi abadeperito babyeyi bacu muzatwakire neza tuzaza rwose nta kibazo dufitanye kandi koko ntacyo aya mapava ari hano uru rusengero rwose nitwe twarwubatse twasanze hari icyondo nta muntu ujya wubaka urusengero hari amabuye yubatse uriya mugina nitwebwe gurupa abacuzi nitwe nfatikanije n'abacuzi twatangije izi nyubako zanga gihe cyo kufunga insengero twari hano twakoze umurimo pave twikorera itaka riri hari inyuma aho bashyize ubusitani bivuga ngo twubatse purafu twaguze intebe zuzuye hano mu rusengero rero cyo ntacyo banshinja kuko iyo ugeze aho bagwaporopoza kuba pasiteri w'itorero rya deperi ntabwo bufitanye ikibazo n'itorero nkeka rero ntazi icyo tuzira ikibazo n'umuntu ikibazo cyawe wigeze ukigeza ku bayobozi bakuru b'itorero nakigejejeyo hose ndetse nta hantu namwe ntakigejeje no kuri adeperi hejuru naravuze ntereka nze ndebe bingeze ruguru nandika mvuga nti kuko mwanze kudufungura ndatezera adeperi nandika urwo rupapuro ariko ntasezeye ngira ngo ndebe ko banyitaho ko bari baranze kutwitaho nagiye hejuru cyakora bingezayo nganira n'umusekireteri umwe unungirije ushinzwe ubuzima bw'itorero ngati karo ibi bintu ntabwo twabimenye nk'itorero ntimurakoze ubwo babimenye bagiye kubyiga icyo byashize igihe twe tuje gutya byarace bimaze igihe baratwibagiwe twaje kwibutsa rero kugira ngo turebe niba bitanimo n'itoro ko riturenganira basi leta ishinzwe abanyarwanda batubarize niba hatarimo kurobanura amoko itoro ryamye riregwa cyangwa se hatarimo kurobanura isura na kavukire baturebere twebwe icyo tuzira kuko niba turi abakristo kandi tukaba turi abanyetorero ntabwo dukwiye kwirukanwa nk'imbwa nta cyaha tushinjwa nta n'icyo batwereka ubwo ahubwo turatabaza leta nk'ubwo nanjye aricyo nishinganishaga ejo n'ubuzima bwanjye bushobora kuhaburira yego ubwo n'ubwo busabe bwawe ku buyobozi bwabo bw'itorero ndetse n'ubuyobozi busanzwe burebera abaturage bukabarenganura ati ibyo nibyo nifuza ibi bintu ntabwo bishobora gutuma mucika intege ku murimo w'Imana mukavuga ati none se ubundi ko tuza gusenga bakaduheza hanze reba hano hicaye abakecuru hicaye abamama bafite abana hicaye abantu b'ababyeyi bagakwiye kuba bari mu mirimo bari baje gusenga ibi byo ntabwo bishobora kubaca intege ku murimo w'Imana twakurikiye Imana ngewe impamvu ntaguye byahereye 2003 indwanwa cyane muri uno murimo w'Imana ariko ntabwo tuzagwa kuko twakurikiye Kristo akaba ari we nyiri itorero tuvuga ngo ntabwo byadusubiza inyuma kuko uyu muyobozi ayoboye uno munsi ejo ntazahaguma ejo barahimurira abandi ikindi Imana ntabwo izagumiza kwemera ko intore zayo ziyobera ku misozi kuko tuzi ko umushumba mwiza apfira intama ayobora tuvuga ngo iyo uri umushumba rero ukagira izubaga n'izubyibushya izi nkene ukazirimbura
zibyibushye ukazishyira wenda ukagira ngo twebwe ntabwo navuga ngo turagwa, ahubwo biradutera imbaraga zo gusenga. Ahubwo twasabaga abayashumba kuko ari ab'Imana yazigamye, mushumba wabasha kudutarura kugira ngo gusenga. Dusaba itorero ryacu cyangwa se n'ibyanga nta dini tuzashinga, cyakora tuzaguma dutabaza Imana, tuvuze ko tuzaguma tugasenga Imana. Uko izadufasha ni uko nguko. N'ubu twabaga muri sale dukodesha dutegereje ko baduhamagara, cyane ko n'ubuyobozi bwari bubizi bw'itorero. Ubwo rero uyu munsi twarababuze, cyakora n'ibyanga nyine ubwo tuzongera wenda dukodeshe, ariko sinzi icyo dukodesha turi cyo, kuko ubu watubaza ngo muri abaki, musengera he mubahe, ryatwihakana. Ariko baje ku murenge hano Kimisagara badufatiye mu rugo, inzandiko zirahari mu murenge wa Kimisagara basinya yuko twebwe gurupe abacuzi izaguma hano mu Cyahafi ariho ihawe igihe. Ari abakristo babo babemera batwemera bahita bemera, basinya inzandiko yuko nta handi mu ngo tuzasengera ahubwo ari ku rusengero. Ni yewe na leta itimpa uburenganzira mbwira iti wowe na gahunda zose zaba iraga iwawe zive iwawe, byose bikorerwe ku rusengero. Mpabwiye bivuga ngo uhereye icyo gihe badufata nta muntu nakwemera ko aza mu rugo. Niyo mpamvu n'aba kuri YouTube njya nkunda kubabwira ngo mu rugo ntibishoboka keretse ku rusengero. Kureho kuguma mu rungabangabo, urabona ko ubuyobozi bwanze kuza ngo budusobanurire, izuba ryatwishe bimeze nabi. Yahe muraguma hano kugeza ryari? Turageze isaha amateraniro ari burangirire, ubwo kwa gatatu nabwo tuzagaruka kugera tubonye umwanzuro baduhaye. Yego. Muraho neza mama? Yego murakomeye? Turakomeye. Hari mwaje gusenga babasubiza inyuma? Twaje badusubiza inyuma. Usanzwe uri mu Kristo w'iri torero rya ADEPR? Nsanzwe ndi umukristo wa Cyahafi. Muze mw'igihe kingana gute se cyangwa ni vuba? Oya ntago ari vuba, guhera 2006 narindirimo. Nise ko babangiye ko musenga? Batwangiye ko dusenga kubera ko mbere ya corona hari bagize twasengeraga hano, turi gurupe abacuzi. Mu kuvuga ngo corona itaraza icyumba cyacu cyateranaga kuwa gatatu, ikindi cyumba cy'itorero kigaterana kuwa kane. Corona ije twese bafunga isengero, twese turahagarara. Nyuma ya corona bakajya bafungura buke buke, wenda tukabifata nko kubera ko wenda batafunguriye rimwe abasenga, tukavuga tuti natwe igihe kizagera badufungurire. Dukomeza gutegereza mu ubwo buryo. Noneho corona imaze kuvaho burundu, dutegereza natwe ko bazadufungurira, turaheba. Nta kintu tuzi cyatumye batadufungurira urusengero, natwe ngo tube twasenga nk'uko andi magurupe yahasengeraga bagiye bayahamagara agasubira ku munsi wayo yasenga. Barayahamagaye mwebwe yanyu barayangira? Hari ababyeyi basengaga, ubundi twe twasengaga ku wa mbere, wenda dusengera umurimo wo ku wa gatatu. Hanyuma ku wa gatatu hakaba icyumba cy'abantu bose nyirizina kije gusengera, baza gusengera hano ariko bayobowe na gurupe abacuzi. Ubwo bahamagaye icyumba ababyeyi bahasengera ku wa kabiri, bahamagara itore abantuza abaririmbyi bayoboye icyumba cyo ku wa kane. Twebwe dutegereza ko baduhamagara, turaheba. Ku wa gatanu basubizaho ijoro ry'ihumure, twebwe turaheba. Ku wa mbere basubizaho urubyiruko rusenga saa 11, twe ntibadusubizaho. Tubura ikintu twakora kuko ntibigeze batubwira ati wenda gurupe abacuzi ntizongera kuhasengera mu ubu buryo. Nta kintu batubwiye kiduhagaritse kuza gusengera hano. Reka turebe kuri uyu munsi wabyutse mu gitondo uje gusenga, byagenze ute mugeze hano? Twebwe twageze hano
dusanga bafunze porotayi, bazaga ku irembo baje kwinjiza abantu bashaka, abandi bakababwira ngo ntabwo turi bwinjire. Noneho nyuma n'imodoka zari zabuze uko zigenda kubera kwanga gukingura porotayi y'urusengero, hano ku rusengero nyine duhera hanze. Tumaze guhera hanze n'abakristo basohotse ubwo bari baje gusenga nibature, bamwe babanyujije ku irembo rya ruguru, ntabwo bigeze babakingurira hano. Bahamagaye ubuyobozi bw'akagari, nibwo baje, imodoka zabuze uko zigenda, baraza bakingurira imodoka ziragenda, basanga nta kibazo twagize, nta n'icyo twigeze duteza. Ibi bintu ntabwo biri bubace intege ku murimo w'Imana, nk'abantu mukunda umurimo, nk'abantu muzinduka muje gusenga? Ntabwo ibi ari byo byaduca intege. Uru rugamba, ubundi umuntu w'umunyamasengesho aba ameze nk'umusirikare ku rugamba. Burya nta kintu gica umusirikare intege kereka apfuye. N'umunyamasengesho ntakwiye gutinya urugamba kereka apfuye, iyo ari umunyamasengesho by'ukuri. Ibi urabyumva ko ari urugamba murimo? Ni urugamba turimo kandi muzarunesha. Tuzarunesha, ntabwo twarukangwa, kuko hari ibintu Imana iba yararinze umuntu bikomeye kuruta ibi ngibi, tukabona ibi nabyo ntacyo bidutwaye. Burya Imana niyo irwanirira umuntu, ntabwo umuntu yirwanirira. Iyo irwanirira iranesha, ntabwo ijya ineshwa. Genda saba uratsinze, icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.